cyane. Uyu ni Manuel, mwabonye ko twagiye guhaha nawe ya stock yari afite, murabona ko twayongereyeho, mwabonye ibyo twahashe. Hanyuma rero watubwira ibyo twahashe. Yego murakoze, twahashe igice cy'umufuka cy'ibihumbi 7 cy'amakara. Duhaha umuceri wa 5, duhaha ifu y'igikoma y'ibihumbi 600, duhaha amavuta yo kwisiga y'ibihumbi 400, duhaha n'ayo guteka y'ibihumbi 400, n'ayo kwisiga ya 800, n'agateka k'isabune k'igihumbi, n'isukari kilo. Washimira umuryango Kwivuka Umurenge, ugashimira abayobozi dukorana ndetse n'abanyamuryango. Yego ku bwanjye ashimiye uyu muryango wateguye ibi bintu. Imana yumva gusenga, ijye yumva gusenga kwabo, kandi asaba umugisha babiteguye uyu muryango Kwivuko, Imana bakomereza amaboko. Murakoze cyane. Hanyuma rero tugiye kuja kugura ikintu kimwe gisigaye harya niki. Murakoze cyane inshuti bavandimwe, groupe Kwivuka Umurenge mwese aho muherereye. Uyu ni Manuel rero dukomeje gukorana urugendo rwo kumwereka urukundo. Haraburi bingahe? Yego konya gasa ni byose ubwo ninde wamenye. Yesu we, ese nuko muteye. Nyine se bakina ikarabi. Nyina karabe ngo wande. Ekibyo niyo kubimenya ngese yayo. Uwase warulizi. Ndimadike. Ufite nimero ye? Arasenzo buriti, preseto limuri, kanajanya gasa. Yes, murakoze. Muri ya raporo turimo dukora, uyu nguyu ni umucuruzi twaguriye amakara, twaguriye amakara yangahe? 7,000 rwose. Murakoze cyane, turakomeje guhaha. Imana ikomeze ibahe umugisha. Amen. Shiwe kugira neza niki? Kugira neza n'urukundo. Niyo mpamvu umuntu agira neza. Niyo mpamvu umuntu agira neza. Impamvu agira neza. Gusenga. Bihwanyije n'urukundo Imana yadukunze. Uyu Manuel uramuzi? Umuzi gute? Ni musaza wanjye. Musaza wawe. Ni umuzi gute? Muzi kwa dusangiye amaraso. Kandi na mama we yari nyirasenge wanjye. Nyirasenge wawe. Yes, hanga twaje guhaha amakara, y'ibihumbi 7. Uyu niwe mufuka barimo baguriramo Manuel. Turakomeje gukora ibikorwa by'umuryango Kwivuka Umurenge. Mu by'ukuri Imana ikomeze ibahe umugisha aho muri, dukomeje guhaha. Nabonye stock yari afite rero dukomeje guhaha, hanga tugeze ku makara. Imana ikomeze ibarinde kandi ikomeze ibane namwe. Yes, hano twafashe nakubwire. Reba mumbwire. Isabune. Sukari kilo. Amavuta.
Murakoze cyane Emmanuel, uyu munsi twatekereje gusura nk'umuryango wo ku ivuko Murenge. Anyway, turagira ngo tubwire ubuzima mubayeho gute, uri wenyine ariko mubayeho muri bangahe muno muri iyi nzu, uri imfubyi se, ubuzima bwawe muri makeya. Twamenye gusa amakuru kuko mushonje, mumaze igihe mudacana, mukeneye ibyo kurya, twabonye n'amatungo mufite, donc stock mufite yose nayo twayibonye. Uyu munsi uratubwira uburyo mubayeho. Murakoze cyane. Murakoze. Hano tubamo dukodesha. Na mama yarapfuye, na papa nawe tugira. Turi abana 5 hano, abasore 4 n'umukobwa umwe. Muri bose nta muntu waba ufite akazi kamuhemba ku munsi w'3. Murakoze cyane rero. Hari igihe mu burara, hari igihe mubwirirwa, hari igihe bwira imbabura yanyu idacana kubera ko mwabuze ubushobozi. Hari ahubwo no guteka ku manywa ntabwo bijya biba hano kuko nta bushobozi, yewe na nijoro hari igihe niba nta bushobozi dufite tugasasa tukaryama. Urakoze cyane. Uyu munsi rero uri umusore, maze kuba umusore ufite imyaka igeze ku 16. Uyu munsi umuntu ashatse kugusapotinga muri makeya yagusapotinga gufasha muki? Hari umugisha w'Imana banumva muri njyewe kuko nize amashuri ane, hano urahabona uburyo hameze. Banumva muri njyewe naramwe ikintu niga wenda nk'umwuga runaka mu bushobozi buke bwabubonetse. Murakoze cyane, katugushimire. Ndatekereza ko mu ubwo bushobozi bukeya ari byo ushobora kuba warakozeho research, ukamenya byenda nk'ibyo wakwiga n'amafaranga byatwara, nabyo byaba byiza with presence. Murabona imbabura kuva mu gitondo ntiracanwa, cyagiye twebwe dufata icyo kunywa cya mu gitondo, tugafata umugati n'amata, cyangwa se ukabireka bitewe n'uko wabishatse, iwe ku manywa ntabwo barya. Uyu munsi rero turashimira abantu bakomeje kwitanga umushobozi bwabo, bagatanga amafaranga yabo kugira ngo afashe abantu bababaye. Murabizi abo twagiye dufasha dutabara. Uyu munsi nubwo twageze kuri Emmanuel, abana n'abandi bantu 4 bene wa 5, kandi abantu 4 mwabonye ahantu baryama, mwabonye ubuzima babayemo. Nuvuga ngo iyi niyo stock bafite. Iki kintu ni iki kiri muri kariya gafuka? N'ubugari n'ifu. Iyi nifu bafite, iyi ngiyi donc barayirya. Murareba namwe stock ahantu iri, ntabwo ihishe. Cyenda ashobora no kubafatira mukareba. Donc ahangaha ni mukiryama ahantu baryama. Bana abantu 5. Iyi ni matela yabo bafite baryamaho. Murabona iriya niyo stock yonyine bafite yo kurya. Ni byiza cyane rero ku bantu bafite umuhamagaro, ku bantu bafite inyota n'inzara yo gukomeza kureba uburyo bagira neza, mwaza tugafatikanya na groupe ku ivuko Murenge. Uyu munsi rero ku ivuko Murenge yagusuye, tugiye kuva hano tuja guhaha icyo kurya. Urumva ari iki duhaha uyu munsi? Wenda turamutse tubonye nk'umuceri cyangwa niyo yaba ari kawunga, mu bushobozi mwaba mufite naho mwamukoze. Tugaha kawunga. N'iki kintu udaherutse kurya mu mboga wumva ukumbuye? Wenda nini mumaze nk'imyaka 5. Maze nk'imyaka 5 cyangwa se safra yayibaye. Maze imyaka 5 utarya inyama. Urumva mu byo duhaha turahamo n'inyama. Uyu munsi rero imvamutima zawe turazigaragaza tuvuye guhaha. Ushimira abanyamuryango bamaze no kubona icyo twazanye tugufasha. Ndagushimiye cyane Emmanuel. Mwari kumwe na Iragaba umuyobozi Victor. Naje ndi umwe mu bahagarariye ibikorwa by'umuryango ku ivuko Murenge. Umuryango ugenda ugera mu bihugu bitandukanye, mu moko atandukanye, ugirira abantu neza, ubafasha. Turashimira abayobozi bacu dukorana uyu murimo. Turashimira Sandra ndetse na Muhire. Hari abandi bayobozi dukorana muri aka karere, nabo ndabashimiye. Patrick ukorera muri Kenya, turagushimiye cyane, ndetse na bene data bakorera mu gihugu cya Uganda, Eric na Aime, turabashimiye, ndetse na mwene data Aimable abakorera hano mu gihugu cy'u Rwanda, nabo turabashimiye. Harimo njyewe ndetse n'umuvandimwe
dukorana wundi nawe turamushimiye, abakoreye i Burundi turabashimiye nabo patience, Imana bamugisha, n'abanyamuryango mwese rusange turabashimiye, abari muri Amerika nabo turabashimiye, Alexi turagushimiye cyane, Sonia, Justin na Lydia ndetse na Eugenie, abantu bose dukorana uyu murimo, Imana ibahe umugisha. Anyway, uyu muramubona Manuel, igihe yagiye gukora ikirede nicyo gihe ashobora gufatisha bakarya abantu batanu, kandi n'umwana ukiri mutoya. Uyu munsi rero arashobora kuba ari umushinga yize, ibintu byamugirira umumaro, byakomeza gutuma akomeza n'ubundi kwitoza kugira ngo agire umumaro. Uyu munsi ndagira ngo mubaze byenda nk'ibyo yarebye yakoreye research, atubwire ubushobozi bisaba n'amafaranga bisaba. Ushobora kuba warageze nk'ahantu ukenera kureba ibintu bigura bivuga, uvuge n'uburyo byenda bashobora kuba barabikubwiyemo. Nagiye kubaza mu igaraje kwa Peter rikora mu Rwabayanga, ndabaza ati se kwiga imyuga, kwiga gukanika nangahe? Arambwira ati ku mwaka umwe wishyura 90,000, ukagura ijire 15,000, ukagura n'ikarita 3,000, ukabashubije. Ubwo yose hamwe nangahe? 108. Ukiga gukanika? Yego. Murakoze cyane inshuti bavandimwe. Ubwo rero tugiye kuva hano mu rugo twerekeza ahantu bahahira, bwa bushobozi mwatanze turebe icyo tumuhahira cyo kurya. Murabona imbabura. Murakoze cyane rero banyamuryango, murabyumvise ubuhamya bwa Manuel. Hari igihe badacana muri wa muhamagaro Imana yadushizemo wo gufasha abantu bafite inzara bashonje. Uyu munsi rero twahigereye Manuel, nguyu muramubona ahangaha, ariko hari abandi bantu babana, uyu munsi ndatekereza ko ari nkawe ugerageza gukora kugira ngo barebe ko barya. Byenda bashobora kuduciramo nk'inyamake y'uburyo ubikora kugira ngo ubone icyo kurya byenda nk'igihe mwariye. Mu gihe twariye ushobora kubona akazi k'ikiyede nkajya kugakora, ariko n'igihe kabura ba memba 3 cyangwa 2 n'abandi tudabura n'ibijumba, kuko urumva biba biri ku mutwe wanjye, mwahiha bike kugira ngo n'ejo nzajya n'ejo nzabona ku buryo turya. Murakoze. Anyway,